Nongeye ndagusuhuje mwene data udukurikirana kuri YouTube channel yacu Hand of God Ministry 2050. Imana niduhana umugisha kandi Imana ikugirire neza. Imana yereka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nk'uko bisanzwe ndi Habakwizera Jean Bosco cyangwa Evangelist Bosco. Uyu munsi ni umunsi wa mbere w'iminsi 10 turi kwiteguramo Pentecote. Ni wa munsi abigishwa binjireho mu cyumba cyo hejuru, barategereza kugeza ku munsi wa 10 mu rugaka aribwo buzuyeho Umwuka Wera. Rero natwe dufite amateraniro, dufite ijambo ry'Imana rya buri munsi uzajya dukoreramo n'amasengesho kuri YouTube channel yacu Hand of God 250. Ni ukuboko kw'Imana kandi iby'ukuboko kw'Imana gukora harimo no gutanga Umwuka Wera. Rero uhereye uyu munsi turatangira iminsi yacu 10, umunsi kwa gatanu, umunsi wa mbere, ku gatandatu tuzakomeza umunsi wa kabiri, ku cyumweru wa gatatu dukomeze. Buri munsi dushyiraho ijambo ry'Imana rijyanye na Mwuka Wera n'icyigisho cya Mwuka Wera. Isaha yacu y'abantu bazajya itambuka buri munsi, kandi ndabasaba gusenga ndetse no kwizera Imana kugira muri iyi minsi tuzasigare duhembutse mu buryo bw'Umwuka Wera. Hari n'amasengesho tuzategura yo gusenga. Ayo masengesho muzanyandikire, bazabona uko muhamagara muzampamagare, hanyuma ayo masengesho tuzayasengana, hanyuma dusaba Imana kugira guhemburwa n'imbaraga z'Umwuka Wera, kuko iminsi tugezemo iraruhije. Umuntu wese akeneye kugira ngo yakire imbaraga z'Umwuka Wera. Rero Imana itugire neza. Uyu munsi mu isaha y'ubuhanuzi kandi akaba n'umunsi wacu wa mbere wa Pentecote, witegura Pentecote w'iminsi 10 yo kwitegura Pentecote. Tuzakomeza kugeza ku munsi wa 10 buri munsi. Ndakurarika yumva icyigisho nashyizeho, kandi tuzajya tunasenga Imana. Tuzashyiraho n'iminsi bitewe n'abantu nzabona babifite babyifuza. Tuzafata iminsi 3 ya nyuma yo gusengera guhemburwa, tumaze kumva ijambo ry'Imana. Ibyigisho bya buri munsi mukomeze munyandikire, abandi muhamagare, hanyuma mbashyire muri groupe kugira ngo tuzasengere hamwe. Aho waba uri hose tuzasengere hamwe muri iyo minsi 3 iheruka. Rero umunsi turaganira ijambo ry'Imana. Icyigisho cyacu cya mbere muri iyi minsi ya Pentecote, umunsi wa mbere uravuga ngo Umwuka Wera nubwo twamuhawe, nubwo twamusigiwe, Umwuka Wera ari isezerano. Reka dusome ijambo ry'Imana ritubwira neza, cyangwa kugira ngo tubisobanukirwe neza. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana, igice ni icya 3, umurongo wa 11. Ijambo riratubwiye ngo, njyewe ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi. Ntibikwiriye ko utwaza inkweto, niwe uzabatirisha Umwuka Wera n'umuriro. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ikugire neza we mwene data. Iri jambo ry'Imana dusomye ni ijambo ryavuye mu kanwa k'umugaragu w'Imana yitwa Yohana. Uyu Yohana ni umwana wa Zakariya ndetse na Elizabeti. Ni wa mwana watwiswe ariko abyarwa ari mukuru. Elizabeti na Zakariya bamaze igihe kirekire batabyara, ku buryo ngo bari bareswe ingumba, cyane cyane umugore Elizabeti. Ariko Umwuka w'Imana muzaho, imbaraga z'isumba byose zimuzaho, hanyuma bagirwa ubuntu n'Imana, babyara umwana w'umuhungu ari we Yohana. Ni amateka maremare ntabwo ugiye gutindamo none aha ngaha, ariko uyu ni we wakuze ngo yakuriye mu butayu, ngo kugeza igihe agurije imbaraga z'umutima, amaze kugereraho Imana igomba kumukoreshereza, amaze kugeraho ashyitse, atangira gukorera Imana, atangira kubwiriza ubutumwa bwiza. Kuko n'uwatangiye kubatiza abantu muri Yorodani avuga ngo dore urangurura mu butayu, uyu ni we Yohana rero wa Zakariya na Elizabeti niwe wavuze aya magambo. Hanyuma Yohana arababwira ngo, njyewe ubwanjye ndimo ndabatirisha amazi, ni ukubatiza muri Yorodani, ariko arabwira nubwo kubatirisha amazi ni ikimenyetso, ntago ari umubatizo uhambaye cyangwa ukaze, ariko arabwira nubwo ari ikimenyetso cyo kubatizwa mu mazi menshi, akaba ari ikimenyetso cy'uko mwakebwe, mwemeye Kristo mwana n'umukiza wanyu,
arababwira ngo si ibyo gusa, arababwira ngo hanyuma yanjye, arababwira ngo hari undi, arababwira ngo uwo nguwo uzaza azabatirisha umuriro kandi azabatirisha umwuka wera. Rero ibyo bivuze yuko ari isezerano, kuko yavugaga yuko bazabatizwa mu mwuka wera, ariko abantu batari batizwa mu mwuka wera. Abantu mbese bari batamenya ngo umwuka wera ni iki, cyangwa umwuka wera azafasha iki. Ibyo byose tuzagenda tubiganira muri iyi minsi yacu 7, ariko kino gihe abantu batari basobanukirwa uyu Yohana yavugaga, uyu mwuka wera Yohana yavugaga, abantu batari basobanukirwa. Nagira nkutse mwene data nkurikiranye, nagira nkwibutse yuko mwuka wera yatangiye kuza mu bantu, atangira kuza mu isi ariho wa munsi wa 10 yasanze intumwa ziri mu cyumba cyo hejuru, Yesu amaze igihe agiye azamuwe agiye mu ijoro. Rero Yesu akiri mu isi, mwuka wera yari atari yaza mu isi, na mbere yaho ndetse mwuka yari atari yatangira guhishurwa mu bantu, abantu batangire buzure mwuka wera. Niyo mpamvu arabwira ngo ngende bwakoreye ikimenyetso cy'amazi mbabatiza nkabadubika muri Yorodani, ariko aravuga ngo uzaza we ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, aravuga ngo azabatirisha umuriro, azabatirisha mwuka wera. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo ni ikimenyetso, cyangwa ni ikimenyetso cy'uko yemeye Kristo kubatijwe mu mazi menshi, ariko hanyuma y'ibyo ngibyo ukwiriye kongera kubatizwa mu muriro w'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Rero nagira nkubwire ngo mwuka wera ni isezerano twari twarahawe yuko hanyuma yuko tubatijwe twemeye Kristo umwana n'umukiza tuzahabwa imbaraga z'umwuka wera. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli. Turasoma ibice ni 3 ahera ku murongo wa 1. Ijambo riratubwiye ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Imana ishimwe. Reka turekere aho ngaho. Riratubwiye ngo hanyuma y'ibyo ubuhanuzi bw'umugabo witwa Yoweli, ubuhanuzi bwa Yoweli, igitabo cy'umuhanuzi Yoweli ibice 3 umurongo wa 1 haravuze ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Imana ishimwe cyane. Niko ijambo ritubwiye. Rero ibi ni Imana yabwiraga Yoweli, ivugira muri Yoweli, ibwira Abisirayeli, ibabwira ngo hanyuma y'ibyo ngibyo ngiye kuhakora, hanyuma y'ibyo byose ngiye kurangiza, kuko hari maze kubaho amasezerano menshi y'ibyo izabakorera n'ibyo igiye gukora. Hanyuma Imana irabwira ngo na hanyuma y'ibyo ngibyo irabwira ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu banjye. Haleluya. Nzasuka umwuka wanjye ku bantu banjye bose abazanyizera. Haleluya. Nzasuka umwuka wanjye. Rero bivuze ngo mwuka wera ni isezerano. Bivuze ngo mwuka wera yari isezerano twari twarahawe kera. Abantu bamenye Kristo bakamwemera nk'umukiza. Tuzareba akamaro ke, turebe icyo atumariye. Ariko uyu munsi naje kukubwira ngo mwuka wera mbere na mbere, mwuka wera kugira ngo tumuhabwe, kugira ngo aze mu isi, yari isezerano ryari ryarabayeho kuva kera. Imana yari yasezeranyije abantu, kandi na Yohana yajyaga akavuga ngo uzaza hanyuma azabatirisha umwuka wera kandi azabatirisha umuriro. Iyo usoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 80 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Icyo gihe niyo Yesu avuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Biravuze ngo ni isezerano. Icyakora mwebwe abanyizeye, mwagendanye nanjye, mwabanye nanjye, muzahabwa imbaraga. Umwuka wera nabamanukira. Haleluya. Umwuka wera nabazaho. Imana ishimwe cyane. Muzahabwa imbaraga. Imana ishimwe cyane. Rero mwuka wera ni isezerano, kuko ni isezerano ryanyuze mu mugaragu w'Imana witwa Yoweli. Imana iravuga ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu banjye bose. Ubwo ni isezerano twatugiranye n'Imana. Ni nk'uko Imana iravuga ngo nzagira neza abantu banjye, ariko bikaba ari ibintu biri imbere, bizaba mu gihe kiri imbere, ariko atari ibintu biri aho ngaho. Yari isezerano twari dufite ko tuzahabwa mwuka wera. Hanyuma Yohana ari kubatiza akavuga ngo uzaza hanyuma yanjye, nubwo ndi kubabatishirisha amazi nkabadubika muri Yorodani mukongera mukazamurwa. Bivuze ngo mwemeye Kristo ni ikimenyetso, ariko avuga ngo si aho ngaho bizacira, ahubwo uzaza hanyuma yanjye azaza gusoza isezerano, azabatiza mu mbaraga z'umwuka ndetse n'umuriro. Imana hano mugisha mwene data, nagira ubwira mwuka wera ni isezerano, kandi no sezerano nta muntu urejwe rya mwuka wera. Umuntu urejwe ku izero rya mwuka wera ni umuntu utarizeye Kristo umwami n'umukiza.
umuntu wizeye Kristo yuko ari umwami n'umukiza, umuntu wizeye Yesu yuko ari umwami n'umukiza, uwo nguwo rino sezerano arifiteho umugabane kandi arifiteho umurage, kuko ni umurage twasigiwe abana b'Imana. Abazemera Kristo bakamwemera nk'umukiza ni umurage twasigiwe. Imana ishimwe cyane kandi Imana ikugirire neza. Nanje kukubwira ngo Mwuka Wera ari isezerano, kandi uremeye Kristo ukamwemera nk'umukiza wawe, reka nkubwire nawe mufite uruhare, nawe mufiteho umugabane. Ikibazo ni uko utari wamwemera, ariko nabwo utari wamwemera haracyari ibyiringiro yuko umunsi wamwemera ntakakugira neza. Imana duhana umugisha mwene data kandi Imana ikugire neza. Icyigisho nateguriye uyu munsi ku munsi wa mbere ni iki ngiki, tuzakomeza rero ibyigisho byinshi biryoshya nyuma ya hano, ariko nagira ngo mbanze mbasobanurire mbumvisha yuko kugira ngo Mwuka Wera aze cyangwa Yesu amusige mu isi ntabwo ari ibintu byapfuye kuza, ahubwo ni ibintu byari byaratangiye uhereye kera kose. ari isezerano Imana yarahaye abantu bayo, ivuga ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu banjye, nzasuka Umwuka Wera ku bantu bose. Avuga amagambo akomeye avuga ngo abasore n'abakobwa bazahanura, bakambwe bazarota. Ibyo ntabwo nabigiye kubitindamo, tuzabireba mu kindi gika kizakurikiraho. Ariko uyu munsi wa mbere naje kukubwira ngo Umwuka Wera yari isezerano twari twarasigiwe. Imana ikugire neza kandi numara kumva aya magambo wongere ufate umwanya, wongere witekerezeho, wibaze se Mwuka Wera akomeye ko ari isezerano, kandi rino sezerano rikaba ryarasigiwe abantu bizeye Kristo umwana n'umukiza, kandi umuntu wese wamwizeye akaba amufiteho umugabane, uyu Mwuka Wera. Wibaze ngo mbese Mwuka Wera ari muri njyewe? Mwuka Wera atuye muri njyewe, agendera muri njyewe? Ubutaha tuziga turebe umuntu n'Umwuka Wera ukuntu amera. Hanyuma icyigisho cy'ejo kizakurikiraho cya kabiri, ku munsi kizakurikiraho cya kabiri, nzasange warampaye igisubizo. Mbese urumva uwo Mwuka Wera yaraje muri wowe, urumva ari muri wowe? Imana duhana umugisha mwene data kandi Imana ikwishimire kandi Imana ikugire neza. Icyo mwifurije ni ukwizera Kristo umwami n'umukiza wawe, ubundi wamara kumwizera nawe akaza agatura mu bugingo bwawe kandi ukagira umugabane kuri Mwuka Wera. Imana duhana umugisha kandi mukomeze kudukurikirana, hari ibyiza byinshi Imana iri gutegura, kandi ndakugira ngo nkurarikire nshaka ko musengera. Hasi hari nimero yanjye, wayifata wanyandikira, wampamagara, nta kibazo ndahari, mpari ku bwawe waba uri hose hirya no hino ku isi, nta kibazo. Kandi Imana ndizera yuko izakomeza gukora ibikomeye ndetse no kurengera. Kandi isaha y'ubuhanuzi, uyu munsi nibwo buhanuzi nari mfite, kino cyumweru mfite ubuhanuzi bujyanye n'Umwuka Wera. Kandi hari ibintu byinshi Imana izakoramo, kuko Mwuka Wera nukora imirimo yose tuzabireba, ariko Mwuka Wera nukora ibitangaza, nukora ibitarondoreka. nagira ngo mbwire ngo ngera wizere Mwuka Wera azakore ku buzima bwawe. Imana duhana umugisha wari hirya no hino nkurikiranye, kandi Imana ikugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.